mu by'ukuri kandi tuzi umumaro wa mituweli do sante. yego Bivuze ko cya kintu cyiza cyaje kibera umuntu umuzigo bigera ku rugero rw'uko yiyambura uwo mumaro wa mituweli kandi arabizi ko ashobora kugira indwara ishobora kumusaba miliyoni 10 akaba yayivuza ibihumbi bitarenze 15 kuri mituweli do sante. Ariko iyo risk arayifashe kubera ko wa musanzu uri kumuremerera. Iyo risk arayifashe aravuga ati ninshake nzarware kanseri cyangwa ibindi bindi, ariko kubera ko uyu musanzu urandemereye. gutanga mituweli ni kimwe, ariko no guhabwa serivisi wakabaye uhabwa ni ikindi. Dushobora kubivuga gutya kubera ko twicaye mu mujyi wa Kigali, yenda n'urwo ruvugiro turufite, ariko kandi ugomba kumenya ko hirya no hino mu byaro baracyagorwa n'iyi serivisi ya mituweli. Ariyo mpamvu ahanini wumva n'umuturage bimugoye kwita yumva ko kwizamurira urwego cyangwa se kwizamurira ikiguzi ko bizamukomerera. Mbona Minisante ivuga ko byibuze muri 2029 u Rwanda ruzaba rumaze gusohora abize ubuvuzi bagera muri 3,000. Ni intambwe nziza, ariko 2029 ntabwo turahagera, kandi ntabwo tuzategereza kwivuza ngo uko twageze hariya. Ikaze kwibuga ry'ukuri, ahasesengurirwa amakuru, akanavugirwa ukuri kwayo ndetse no kumenya icyo upfana nayo. Ni Joseph ndetse na Semugeshi tugiye kwinjira mu rwego rw'ubuzima, aho Minisante iri kuvuga ko yifuza ko ibigo by'amashuri ndetse na za gare noneho bagira amavuriro yibanze. Ni intambwe navuga ko ikomeye mu buvuzi abanyarwanda bashobora guhabwa mu gihe ibi ngibi byaba bigezweho. Ariko se ubundi twari dusanzwe tuhagaze hehe? Urwego rw'ubuzima ruhagaze gute? Umunyarwanda agerwaho n'ubuvuzi gute? Ko twumvishe byinshi bigenda bivugwa mu buryo bwo kwivuza, cyane cyane abatwite bagikora urugendo rurerure, bihagaze bite? Semugeshi, karibu cyane, twinjire mu mibare ya OMS uburyo igaragaza ubuvuzi hano bwacu mu Rwanda. Urakoze cyane Joseph. Dukomereje ku ngingo, ariko mbanze nshimire kandi abadukurikira umunsi ku munsi, abakomeye gukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Imibare ivuga ku bijyanye n'urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Reka tubanze twishimire ko igihugu cyacu kirangaje ibindi bya Afurika mu gukoresha ikoranabuhanga mu rwego rw'ubuvuzi. Wabonye ko twifashisha buno budege buto butagira abadereva, drones, gutanga amaraso ku ma poste cyangwa se ama centre de santé. Byanakemuye ikibazo kinini cyane kuko byajyaga bitwara igihe kirekire, ariko ubu byaroroheje. Ikindi kandi nibura imibare igaragaza ko hagati ya 85 na 90% by'abanyarwanda barimo barakoresha mituweli do sante, ubwisungane mu kwivuza. Ariko ikaba ingingo imaze iminsi igibwaho impaka Joseph, bitewe n'uko hari byahinduwemo, by'umwihariko ibiciro cyangwa se umusanzu, reka tubyite umusanzu watangwaga kugira ngo na leta igire ikishyiraho ubuvuzi bubashe korohera abantu. Kuri ubu hari inkuru twakoze twasuye abantu i Musambira, sinahatwe gusa n'ibindi bitangazamakuru dusangiye umwuga umwe. Hari ikibazo cy'uko abaturage sofa batarakira neza aya mafaranga yashyizweho. Ubundi nta cyiza leta ishobora guha umuturage wayo cyarenga kumuha uburezi ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze, ibindi akabigerekerwaho. Niba ariko navuga, turashima inzego z'ubuvuzi muri discipline zose zitandukanye, kuzana mituweli do sante, kubaka amavuriro amanini n'aciriritse, kuyegereza abaturage. Ibyo ni ibintu byagiye bishyirwamo imbaraga, ariko kandi twavuga ko bigifite urugendo runini kugira ngo bigire umusaruro wuzuye 100% nk'uko abantu baba babyifuza bitanga. Warukomoje kuri mituweli do sante, vuba aha ngaha nibwo byatangajwe ko umusanzu mu kwivuza ugiye kuzajya ubarwa hashingiye ku giciro cy'icyo umuntu yinjiza mu mufuka ku mwaka, aho wari uri ku 3,000 bitewe n'icyo afite, yageze ku 5,000, abandi bagera ku 8,000, abandi bagera ku 20,000. Ni ibyiciro twagiye tugarukaho mu buryo butandukanye, ariko kandi ibi byiciro byashyizwemo abaturage mu buryo bwo kwishyura umusanzu mu kwivuza. Benshi ntago babivugaho rumwe, ntibanenga serivisi mituweli itanga, ndetse banavuga ko ari ingirakamaro muri bo, bavuga ko baremerewe mu buryo bwo guhindura ubuvuzi. Ariko
uwo musanzu nyine uba ugomba kugendana na bya bindi twitaga GDP per capita, icyo umuturage yinjiza mu mufuka ku mwaka. Biracyagoye, ubukungu bwa hano mu bihugu byacu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ntabwo navuga ko bumeze neza 100% ku buryo busaranganyijwe ku kigero kingana. Ari nayo mpamvu usanga abaturage iyo babwiye ngo uzongeraho iki ngiki kugira ngo ubashe kubona serivisi z'ubuvuzi, ntabwo abenshi bibagwa neza. Arizo complaints yenda ku buhanga bw'ibyuma baradufasha bashyiremo agace gatoya k'ibyo abantu bavuga ku musanzu wo kwivuza mu buryo bwa mutuelle de santé. Nubwo leta yagiye ivuga ko hari ibyagiye byiyongeramo mu gutanga serivisi za mutuelle, ariko kandi twaterengagiza ko abaturage mu kwinjiza biracyabagoye. Ari nayo mpamvu babona ko umusanzu wa mutuelle ukiri ikibazo. Gusa icyo ngicyo ni kimwe, ariko kandi urwego rw'ubuzima ruravuga ko uko byagenda kose ruzakomeza gutera intambwe yo gufasha abaturage kwivuza mu buryo buboroheye. Tubarize umuntu watekerereje iki gihugu cy'u Rwanda ariya mafaranga mituweli ameze kuriya, muzamubwire muti ntaho wajyanye abaturage, ahubwo urabatinagaje, kuko hari ibintu birenze. Muzamubwire ngo warabatinagaje umuntu watekerereje iki gihugu amafaranga ameze gutyo. Njyewe nta bushobozi nabona bwishyura 8. Ariko kandi hari n'icyo OMS igaragaza, nubwo tuvuga ngo ibintu biragenda neza, ntekereza ko tutaragera ku rwego byibuze tuba recognized ku rwego rwo hejuru, tuvuga duti byibuze serivisi zigera ku muturage kuri iki kigero. Kuko nahoze mbona ubara ijanisha ry'abaturage bakabaye bahabwa serivisi uhereye kuri 800, abaturage 10 aho bateraniye baba bagomba kuba bafite byibuze umunasi umwe, niba ariko nabivuga. Ngira ngo hari imibare wahoze uvuga OMS ubwayo ivuga kujya tubihuze n'ibyo dufite mu Rwanda. Imibare n'ubu turayigarukaho mu kanya gato, ariko ugikomoza kuri ibyo mutuelle de santé, mu by'ukuri navuga ko nimwe muri policy yafashije kubaka icyo nakita urwego rw'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo kandi nabyo byose bishingiraho iterambere, kuko iyo abaturage bameze neza, bari mu mirimo, nta kurwaragurika bya hato na hato, nibwo nyine binjira mu murimo bagakora n'ubukungu bw'igihugu bukazamuka. Ariko tukivuga ku kibazo cya mutuelle de santé wari ubikomojeho, tumaze iminsi twumva complaints yuko umusanzu wazamutse, ariko nabyo ntago wazamutse gusa, kuko na serivisi zizatangwa n'amavuriro cyangwa se n'abasanzwe bifashisha mutuelle de santé mu rwego rwo kwivuza, nazo Minisante yatangaje ko zizahinduka. Hari byinshi byongewemo, ndetse na bya bindi by'uko umuntu rimwe na rimwe yavurwaga ku mavuriro abizi byarabaga cyane, twese habinge nawe n'udukurikiye bishoboka ko twakoresheje mutuelle de santé twivuza. Hari ubwo wakeneraga imiti bikaba ngombwa ko bayikwandikira ujye kwikura kuri pharmacy. Nicyo wenda abantu bakwiye kumva, imyumvire ihinduke. Niba wivuje mutuelle de santé, wenda akaba bakwandika imiti 15,000 kubera ko iryo vuriro ritayifite, ayo mafaranga n'ubundi wajya kugura iyo miti uyatanze mu musanzu, ariko ya miti ukayisanga hamwe utari unasiragira. Nicyo abantu bakwiye kubanza kumva. Ariko nanone impinduka zisaba igihe, Joseph. Ntago twahita twumva ko bita bikorwa ubwo na leta byanze bikunze. Ntekereza ko byari imbanziriza mushinga, hari icyo izabikoraho. Twe dukomeza rero ku mibare yacu. Mutuelle de santé irakora, ariko kandi urwego rushinzwe nka RSSB narwo ruba rugomba guhindura imikorere. Aho ngaho naho ntabwo twabura kuhacaho akarongo. Gutanga mutuelle ni kimwe, ariko no guhabwa serivisi wakabaye uhabwa ni ikindi. Dushobora kubivuga gutya kubera ko twicaye mu mujyi wa Kigali, yenda n'urwo ruvugiro turufite, ariko kandi ugomba kumenya ko hirya no hino mu byaro baracyagorwa n'iyi serivisi ya mutuelle. Ariyo mpamvu ahanini wumva n'umuturage bimugoye kwita yumva ko kuyizamurira urwego cyangwa se kuyizamurira ikiguzi ko bizamukomerera. Rimwe na rimwe asanga hari n'abanenga serivisi bahabwa. Nicyo nari ngiye gukomozaho wari ubivuzeho. RSSB nayo igomba guhindura imikorere, kuko amavuriro menshi yagiye ashinjwa kudaha abaturage imiti, ndetse no kutabafasha byihuse kubera ko bakoresha mutuelle de santé. Nibyo, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ikibi ahubwo ni ukutamubyara, ariko wamubyaye byibuze uba witeguye no kumurera. Ni ibintu byiza, ni intambwe iba yatewe, ariko kandi tuba tugomba no kwikebuka tukavuga duti iyi mutuelle isevinga ubuzima bw'abantu ku kigero kingana gute.
amakosa dukoramo twayagabanya dute? Kuko wumvise amavuriro, za farumasi, ibigo nderabuzima ubona ko bitanga serivisi mbi bishingiye ku kuba iyo byahaye serivisi abaturage bakabavura, urabizi ko RSSB yishyura nyuma, ariko bwa bwishyu ugabona bwaratinze, hahandi biba ngombwa ko umurwayi aza ntibamuhe imiti kubera ko bazi ko hari igihe kinini mituweli izafata itarishyura. Rero ni ibintu biba bigomba gukosoka, ari nabyo bituma umuturage ashobora kwishyura mituweli de sante, yishyuraga 3 umugejeje ku 8, wa 8 arigomwa arawutanga. Muraza kumva amajwi y'abaturage uburyo bavuga babonaga ibyo 3 n'uburyo babona ibihumbi 8 bashobora kuba baraciwe cyangwa se 20. Mu by'ukuri ni uburyo bugoye. Ibaza umuntu wigomwe akegeranya utwo dufaranga akadutanga nk'umusanzu wa mituweli, yajya kwivuza bakamwandikira nk'uko wavugaga, turakuvuye ukeneye imiti n'iyi, genda ujya kwishaka. Arajya kwishaka kuki ko nta kintu yasigaranye? Ibyo byose rero biba bigomba guhuzwa, ayo makuru agomba guhuzwa kugira ngo nubona ya serivisi byibuze uwigomwe akabona bya bihumbi 8, bya bihumbi 15, bya bihumbi 20, najya basi gushaka imiti, najya kwivuza avuzwe mu buryo bwatuma asubirayo akagira imbaraga zo kongera gushakisha wa musanzu. Ariko numuvura mu buryo byari bisanzwe, ndakurahiye n'ubundi bizaguma bimubereye umuzigo, ntago azayashakira bati ntanga menshi, ariko serivisi yo mpabwa ugasanga ni nkene. Reka twizere ko ubu butumwa bwari bwa Global Prime mu ijwi rya Joseph ndetse na Semugeshi buzagera kubo bugenewe, ndetse tunizera impinduka. Birumvikana kuko twagiye mu baturage, sinatwe gusa n'ahandi ugirize mu baturage hari byinshi batangaza ku byerekeye serivisi yo cyangwa se ubu buryo bw'ubwisungane mu kwivuza 100% abanyarwanda barabushima, ariko nanone biziramo izo serivisi bahabwa, ikiguzi n'ibindi bikaba bisa nkaho bikiri umuzigo ku banyarwanda benshi. Wakomoje kuri GDP per capita, imibare ya banki y'isi igaragaza ko nibura umuturage umwe w'umunyarwanda kigorwa no kwinjiza $1,000 ku mwaka. Mu gihe usanga mu bindi bihugu, ntago twata dukora reference n'ibindi bihugu, ariko hari usanga 5,000, 20, 100, 200 so turacyari mu rugendo kuko turi mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere. Tugikomeza rero ku cyo OMS cyangwa se World Health Organization iteganya ku buvuzi, mu by'ukuri navuga ko bufitinga by'abaturage bakeneye. Nibura banateganya ko mu baturage 1,000 bakeneye serivisi bagomba kuba bafite nibura abaganga 4 cyangwa se abitaho 4 kandi bari professional. U Rwanda rero turacyari kuri 1 hafi 5, 1.2, 5. Turacyari mu rugendo, bivuze ko abantu 1,000 bakeneye kwitabwaho mu Rwanda baba bafite umuntu umwe, mu gihe international standard iteganya ko abo bantu 1,000 bakwiye kuba bafite abantu 4. Ikindi wenda cyo kwishimira nuko kugeza ubu navuga ko service habayeho cyitwa decentralization, abaturage bahabwa cyangwa se za poste de santé, dufite izirenga 200 mu gihugu, centre de santé zirenga 500 mu gihugu, bivuze ko nibura buri murenge burimo centre de santé dufite imirenge 416, kandi dufite centre de santé zirenga 500. Ikintu cyo kwishimira cyane, mu gihe amavuriro bitwita hospital arenga 50 mu gihugu. Ni ikintu cyo kwishimira mu by'ukuri. Igikwiye gukosorwa gusa ni serivisi abaturage baboneramo. Abaturage baboneramo turacyafite urugendo, nibyo buriya twakomoza ku muhate wa Minisante. Ese ko twumva bavuga bati nk'ubu Minisante nyine twari duhereye kuba yatangaje ko yifuza ko byibuze kuri za gare, ku bigo by'amashuri, ku bibuga by'umupira, hafi aho ngaho byibuze hagaragara ivuriro ryihuse, kuko n'ahantu hashobora kuba impanuka itunguranye. Umuntu ashobora ku bigo by'amashuri, umwana ashobora kurwara indwara y'uruhu, allergie, yakwanduza n'abandi. Barindwa bate? Ese urugendo rwo kwivuriro ryaba ryitaruye ahahurira abantu benshi ubwabyo byo ntibikiri ikibazo? Aho ngaho rero ni ahantu ho kongera kureba ese uyu muhati wa Minisante tuvuga uteye gute. Buriya nahoze ndeba imibare, mbona Minisante ivuga ko byibuze muri 2029 u Rwanda ruzaba rumaze gusohora abize ubuvuzi bagera muri 3,000. Ni intambwe nziza, ariko 2029 ntabwo turahagera, kandi ntabwo tuzategereza kwivuza ngo uko twageze hariya. Habanje kubaho gap aho bakuraga ubuvuzi mu mashuri yisumbuye
ku buryo kubona umunasi umwana ufite formation z'ubuvuzi bigorana. Ubu turitabaza uburyo navuga ko burari kayike bwa gakondo, ni uburyo bwiza nibyo. Abajyanama b'ubuzima barafasha, ariko bafasha ku rwego rwabo nk'abajyanama b'ubuzima, ntabwo babifasha nk'abize, ku buryo takwizera neza ko serivisi batanga nyine ziba ziri ku rwego rwo kurinda umunyarwanda, ndetse no gukomeza kubungabunga cya cyizere cy'imyaka yo kubaho cyo kugera kuri 70 cyangwa se 69 hafi aho ngaho. Rero turacyafite urugendo. Minisante nibyo irabikora, ariko kandi harebwe mu nzego zose, Semugeshi winjiza agatubutse ashyirirweho uwo musanzu wisumba, ariko uze gusapotinga ba bandi nabo bakivuga ko aba twabonaga bari kuvuga ko bagowe no kuzamura no guhabwa no kuzamurirwa umusanzu wa mitiweli. Ni cyiza abanyarwanda tuzamukira aho ngaho hamwe, ntekereza ko ari intambwe nziza ishobora kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo serivisi nk'iyi nziza itangiye kubera umuziga abaturage, bifata indi shusho. Hari ubona hoze mbona ku gitangazamakuru bita BTN, reka nye credit nicyo cyakoze iyo nkuru, ntekereza ko ari mu karere ka Rubavu niba atari Rusizi. N'umugabo akomeje amashusho yakomeje guca cyane kuri internet avuga ati njye nibikomeza uko ntago nzatanga umusanzu. Mu by'ukuri katuze umumaro wa mituweli de sante. Bivuze ko cya kintu cyiza cyaje kibera umuntu umuzigo, bigera ku rugero rw'uko yiyambura uwo mumaro wa mituweli, kandi arabizi ko ashobora kugira indwara ishobora kumusaba miliyoni 10, akaba yayivuza ibihumbi bitarenze 15 kuri mituweli de sante. Ariko iyo risk arayifashe kubera ko wa musanzu uri kumuremerera. Iyo risk arayifashe, aravuga ati ninshake nzarware kanseri cyangwa ibindi, ariko kubera ko uyu musanzu urandemereye bimeze ukuntu gusa ndizera ko hari ikiri buze guhindukaho. Ikindi wenda twakomerezaho waruvuze ku muhate, nekereza ko ari ikintu cyiza cyane, kubera ko impamvu iki kintu ari cyiza, twese twanyuze mu bigo bya secondaire mu ma internat atandukanye. Minisitiri icyo yavuze gisa ni nk'ishusho y'ibyabaga bihari ariko bidahari. Nk'ikigo nizeho nigaga mu kigo bise kandi biracyari icyifuzo, College Amizero, herere mu karere ka Byumba. Nandi kwa dufite icyumba niba nakita cy'ubuvuzi, ariko mu by'ukuri nta kintu cyane. Ubundi twakunda kwita muri infirmary. Yego, nta kintu mu by'ukuri cyahaberaga. Nta kintu nta miti wasangagamo, deja ni ahantu bajya ubundi hari aho kuruhukira, hari aho kuryama, ukitekerezaho ibintu nk'ibyo, hari aho kurembera ku buryo iyo warembaga nyine ngo bategezaga bahamagara mu rugo poste de santé, centre de santé. Yego. So urumva rero noneho babigiza advance, icyo kigo kikaba gifite umukozi uhoraho utari n'umunyeshuri, kuko wasangaga n'undi abadufasha aho ngaho mu ma infirmary babagara abanyeshuri bagenzi bacu. Hakaba hariho umukozi uhoraho uri certified, wabyize, we wicaye gusa arindiriye ko indwara nagiteguza umuntu ashobora kurwara bakamufasha. Byaba ari ikintu cyiza, ahurira abantu benshi babikomojeho muri station za bus, mu mastade ho ndibaza byo biba bihari. Ambulance iraza, bategetse abakinnyi bose ko match igomba kuba hari ambulance, ariko hari n'imyitozo ihabera bidakenera ibyo ngibyo, cyangwa se abana bahakinira n'abitabiriye iyo mikino. Ngo nahurira abantu benshi. Baturugero rwa Stade Amahoro, ahantu hashobora guhurira abantu 50 mu gihe yuzuye, rwose ho biri obvious kuba icyo cyumba cy'ubuvuzi cyo cyaba gihari, birumvikana cyane. So nekereza ko ari n'intambwe nziza turi gutera mu by'ukuri bishyirwa mu bikorwa, ariko kandi wari ubikomojeho ntabwo tuzarindira 2029 kuko sibwo tuzarwara. Bivuze ko urugendo rutangira uyu munsi, ahubwo icyo gihe noneho haba ari cyo kureba ngo ese bimwe twiyemeje mu myaka 3 kuva 2026 kugera 2029 byagezweho ku kigero kingana iki. Nashimye ko Minisante yasobanuriye abadepite prediction ifite cya projection ifite mu bijyanye n'ubuvuzi. Icyo ni ikintu cyiza. Muri 2029 turifuza ko utwo duce twose twavugaga twaba turimo amavuriro yegereye abaturage. Warandi good. Ariko se iterambere ko rizana n'ibyaryo, yo tuzamuka twihuta. Banyakubahwa minisitiri muri Minisante, Dr. Sabin Nsanzimana, yo dutekereza gukora kuzamura urwego rw'ubuvuzi. Nibyo ubuzima bw'abanyarwanda bwitaweho, ibyo ntitwabura kubishima, ariko se byibuze bijya bizamukana na ekonomi y'igihugu. Dushobora gukura mu bikoresho, gukura mu buhanga, ariko kandi ugasanga biri ku rwego rwa bamwe. Iyo tuvuga ibi ngibi ntabwo tuba tubivuga gutyo ku magambo yacu, ahubwo iyo twagiye kuri field tugahura n'abaturage bakweshoninga mituweli de sante kwa buriya buryo, akaba yishima, ariko akababazwa n'ukuntu atazayafodinga.
byaba bibabaje ngize umuryango cyangwa se ngize ibyago nkarwaza kanseri y'umutima kandi dufite ibitaro nka IRCAD bishobora kubaga umutima ntashobora kubyafodinga, icyo gikomere burya ntiwagikira. Ni byiza intambwe yatewe yo kubizana hafi, icyo cyo turacyishimira, ni iterambere nk'abanyarwanda, ariko se turabasha turabyafodinga, birahura n'uburyo, hari uburyo tworoherezwa ku buryo twabigeraho, ntaho bitandukaniye na ya mahoteli nayo twubaka ugasanga ntabwo ari ku rwego rwacu. Ejo bundi ntabwo ari ukugereranya igihugu cyacu n'ibindi, ariko hari umukuru w'igihugu numvise ari kuvuga ngo abwira abaturage b'igihugu cye ngo ntimuzagurisha ubutaka bwanyu n'abanyamahanga. Urizi ikintu biba bishatse kuvuga, ni ukuvuga ngo gakondo yawe bari gakondo, ahubwo urayishyuzaho kugira ngo abe ari wowe uyishyura. Buriya biba byiza gukodesha kurenza gutanga ibyawe byose, kuko umuntu yakwimura isaha n'isaha. Rero bizabe byiza ko tugira ibikorwa remezo, tugira amavuriro yo ku rwego rwo hejuru, tugira imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange zigendera hejuru ku migozi, tugira za gari ya moshi, ariko tubyafodinge nyine kuko biri mu gihugu cyacu, nitwe bagenerwa bikorwa, nitwe banyarwanda. Byaba bibabaje rero umunyarwanda yishyura iyo mitiweli ariko kandi hari aho atabasha kwinjira. Byaba bibabaje twubaka Akagera National Park ariko Semushi atabasha kwishyura, ugasanga majority y'abagasura nka 70% n'abanyamahanga, wagiye kugasura ariko ari tuwa gusa. Mbere y'uko RDB ishyiraho iriya policy zo gukangurira abanyarwanda gusura bimwe mu byanya nyaburanga byacu, iki kibazo cyagihari. Cyagihari cy'uko usanga nka parike ya Virunga, uretse wenda nk'abaturage bahaturiye hari mu karere ka Musanze na za Burera, bira bice bihegerana na Rubavu, wasanga nibura nka 80% by'abasura hariya by'abasura byitwa ko baje gusura atari abahatuye, ugasanga n'abanyamahanga. Ugasanga nk'umunyarwanda uri hano mu Rwanda, nkanjye to be honest nihereho, sindagira muri parike ya Virunga, mu Kagera nagiyeyo, sindagira muri Nyungwe, njyanwe no gusura. So ariko dushimire ko igihugu cyuko cyabyoroheje kugira bino byanya nyaburanga byacu tubashe kubyafodinga. The same case kuri icyo ngicyo waruvuze, byaba ari agahinda n'akababaro kubona twubaka ibitaro byiza birabivura amaso mu karere ka Burera, ndumva ariho biri ibitaro biri mu karere ka Burera bivura bya Butaro bivura kanseri. Ugasanga twakiriye umurwayi uturutse muri Afurika y'Epfo uje kwivuza muri biriya bitaro, ariko umunyarwanda uri mu karere ka Nyamagabe adashobora kubijyayo. Nubashe kujyayo akaba ari nkunganira abantu baterateranye cyangwa se imiryango yahuje muri quartier kwa mudugudu hehe. So byaba bibabaje, batwumve neza, ntago turi kugaya ko bihari, kuba bihari ni byiza, yewe biranahenze uko byagenda kose biba bikeneye ibikoresho nanone bihenze, ariko kandi nyine twabashije niba umunyarwanda yagize amahirwe bikagera mu Rwanda bikahubakwa, ni ukuvuga ngo n'umunyarwanda agomba guhabwa amahirwe yo kubyafodinga. Ayo nta yandi, ni ugukubakira ubushobozi umuturage, ni ugufatanya gusharinga igihari, ndetse no kuzamura economy, job creation, bya bintu byose twavugaga, tukagera ku rwego ruti yego ubuvuzi bw'u Rwanda hoze ushima intambwe yatewe, nanjye ndayishima, nawe urayishima, twese turayishima, ariko se tuyibyaza umusaruro ku kihe kigero? Dushobora kwibyaza umusaruro, ariko se twebwe tuyaccessinga mu buhe buryo? Icyo ngicyo rero nicyo mba ndi kuvuga. Minisante rwose mwumva ku ibuga ry'ukuri, twishimiye intambwe mwateye, twishimiye ko na prediction na projection imeze neza, ariko munatekereza ko umunyarwanda akeneye ko ibyo byose muri kumuzanira mumwereka nk'amahirwe, atazajya byumva mu magambo cyangwa se hanyuma azabibone nk'inzozi, kandi nyamara bimwegereye. Kwaba ari ukubaho nabi kurenza uko byaba bidahari, ahubwo ukabitekereza nk'ibitarigeze bihagera. Nagushimiye. Dukomeza gushimira birumvikana guverinoma yacu y'u Rwanda muri rusange, ndetse urwego rw'uburezi rw'ubuzima twaganiragaho, twagaragaje byinshi cy'imibare ivuga byiza, binakomeje no kuzamuka ugereranyije no mu myaka nka 30 itambutse. Hari byinshi byagezweho, hari byinshi bigenda bikosoka. Twavuze ko imibare y'ababyeyi bapfa babyara yaragabanutse, turi mu bihugu bya mbere byabaje kumanura icyo kigero, aho rwose umubyeyi cyangwa se umugore wawe utwite wizeye ko mu by'ukuri bitabaye iby'umwaka umwana uri buze kubona imfura yawe cyangwa se ubuheta cyangwa se umubare w'abana runaka wabugezeho. Ndagushimiye bwana Semushi. Urakoze cyane Joseph Iradukunda. Dushimiye n'abakunzi ba Ibuga Global Prime. Ikiganiro cyo
nakagaruka nk'ibisanzwe Mm. tuba duhari kuva kwa mbere kugera kwa gatanu ku ibuga ry'ukuri Joseph ndetse na bwana Semugeshi, namwe kandi turabakira muri comment mujye muduha ibitekerezo ndetse mutubwire n'ingingo twagarukaho, ariko byose bireba amakuru y'u Rwanda, icyo upfana nayo ndetse n'icyo wakunganira cyangwa umusanzu wanjye nanjye nashyiraho kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nakoze kubana natwe.